Hello. Yego ma. Ugeze hehe? Ngatambuka rero nanjye nari mpamagaye mushiti wanjye ngo aze tube tuganira. Ubwo ndabona ugaruka. Ako mana urasetse urumva ko nzanira irindazi ari ikibazo koko. Ntabwo uzi ko ari njye mwana ufite mutoya. Mwamutse. Ma buretse gato ndazi ko njya kuvugisha. Ketty, Meze neza. Komera. Komera. Wanzo bite? Nziza. Meze Meze neza. Koko muko wabuze? Shamara nose akazi kaba katubanye kenshi. Shano kwihangana nyine. None se nabonye umamagara ariko Shana guhamagara bwatizimfasha mva fite dirishyushye. Irakagira ukanenguha nka bya bindi byankuziho. Nase numva ari ibintu bifatika ndabyemera. Ego urumva naguhamagarira ibintu bidafatika koko. Ahubwo amagambo nabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese ngite paradizo singitandukanye umunsi n'ijoro ko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora isande because of wow my god ako be. oh Urasetsa buri gihe uri kuririmba. Munyana Karaba. se wa makuru Ni meza. Yesu we kununguye Ndagutunguye. Mvise nimero yawe ari kompoze. bo nukuvuga ngo ntacagenze Harya uzirika batiri. canzika batiri ntacage mfite Ayiwe nayo uzayibona nta kibazo. Nari ngukumbuye numva nimero yawe niriho. Ndavuga kanze kurebe. amakuru se Kuri ni meza turaba. ndabona umeze neza Meze neza. ariko muri iyi minsi usigaye ubyibushye Yesu we Sa ako hagataho umva. Uyu mwaka ubwa mbere tubonanye umwaka mushya. ahubwo kuri twese ariko mana dukora nibagiwe Twahugiye mu kurodogoro. nari nibagiwe Aha ariko be karame nje gusura. Hari n'ibintu nshaka kukubaza. ibintu amahoro se Ni amahoro wenda. Sinzi nawe ubwaduhagaze aha niba turi bwicare niba bimeze bite. oya ngwino tujye kwicara Sawa. Shanganzo ahubwo twicara hano mubwire. Nta n'umwanya mfite wo kujya mu nzu. Umuntu uri kubunijya byahatane. Ugira stories zitagira nganzo. Ngiye gupangana nawe turi babiri. Mbwira nyine ariko niba harimo akana. Handi nshaka mbere diri mufitiye. Sha urabana mfite inshuti yanjye twa Munyana. Munyana bura ntagazi ko mufite inziga. Kera twigana. Mupfiki seka. Buretse se mubwire cya twigana ku ishuri. Shengeze kuntwara umuhungu nakundaga. Ubu rero nanjye nubwo turi inshuti. Hari akantu mufitiye ku mutima bura ntabyoze. Nese ibyo akaba ari byo bituma umugirira inzika. Ntamugirira ako wowe bagutwara umugabo bikagenda ute. Ahubwo reka ibyo tubireke reka nkwibwirire. Sha hari umuhungu nyine uri mu rugo. Urumva? Umuhungu uri mu rugo nyine ni umukozi wo mu rugo. Ariko ndabonye Munyana aba yaramukunze nirwa mbateranya ko mbabona adashaka ko muteranya nawe kandi sinshaka ko bakundana. Ese ni n'umukozi wo mu rugo. Uwo muhungu ndi kukubwira umuhungu. Ni uwo muhungu n'umukozi wo mu rugo. Ni umukozi wo mu rugo ukora mu rugo iwacu. Urumva? Ngiye mise yanjye iteye gutya. Urumva? Ugomba kuza ukikundisha ko umuhungu uri mu rugo bamwita Bemba. Ukigira nkaho umuzi. Bemba. Ikundisha kuri uwo muhungu. Ukikundisha ko uwo muhungu akagukunda usa nk'umuntu mubeshye kamubeshye kuri uwo mu cyaro kandi uri uwo mu mujyi. Iyo niyo mise urayibasha cyane ntabwo uri bibasha. Ubwo uri kubona ndi ubibasha. Shamane yanjye abantu nkamwe ko Imana baramuje nkama. Nese ubu gukoma. Kuki utumva rimwe? Njye kubesha umuhungu w'abandi ko mukunda kandi ntamukunda. Sha nyine nushaka uzana mukunda ibyo simbyitaye. Cyambere nuko atakomeza gukundana na Munyana. Ese ibyo wabyumvishe? Nabyumvishe. None haraburi iki. Ariko nizere yuko harimo amafaranga. Ko mananje muri rugo koko checkinga neza. Urabona kandi nyine genda bikora kuko turi inshuti. Sikore ahubwo vuba nibyo nyene ntago nshaka ko mukobwa komeza kundisha umuvu. Uwo yandishije urahagije. Nta kibazo. Sha ahubwo dukubona mama ari kumamagara. Sawa bye ngaho bye tahi wanyu tuzavugana. Nta kindi. Sawa.
none se umwaka wagenze neza? Sha umwaka wagenze neza nta kibazo. Sha nanjye umwaka wagenze neza. Wa muntu bampembye no kumpemba. Abajampembye. Amafaranga mu ndafite. Ese ntabwo ari yakongeza. Oyi ego. Aha, ibuse yakongeza. Ni bya 17. Yibore 17 ahubwo ejo bundi rambwiye ngarankata. Ngeze amahirwe niba yaribagiwe simbizi. We be no kujya wihangana. Ariko rero nyine bya bintu nashaka kukubwira. Iyo ari ibintu nshaka kukubaza reka byanzinduye. Ikise kandi. Aha, ari amagambo numvishe. Amagambo. Turekera. Akose akose ndekura. Ketty ndekura. Nawe ndavuze ngo Kuba ndi umukozi wanyu bivuze ngo nukuzaga intwara nk'ikimodoka gishaje. Akobe rimwe nawe mufata nk'umuntu mubi ariko nta ndi umuntu mubi. Reba maze iminsi 3 urwaye naho ukiriye nta kazi ushaka gukora. Nese urumva umuntu none ku buryo umuntu aza kunsura ukankoza isoni imbere y'umuntu. N'iki gitondo se barasurana. N'iki gitondo barasurana. Nabwo haguruka ujye guteka. Ndaguteka se. Skunda bajya bashira kubyumva. Kandi Ketty reka nkubwire. Oyagenda n'ukuri nagaruka kwanga agenda. Se munya ko wumiwe. aha. Ako kitamani yawe ntaje arangira. Ko se ubunkoze nabi. Ase wowe reka nkubwiswe mufite umukozi akabyuka yicaye byagenda ute. None se ubuka ngero umubwiye ngo ndamushaka. Wowe se ubundi uza muri iki gitondo gukora iki nkayo yose. Ako nyine umbabarire. Naye ndi gutebye. Sha nyine urabizi munya. Makuru ni meza. Yego komana. Wese Nanjye ndaha. ako nawe usigaye usanga arwishwa wagira ngo uje nk'umujura. Nje kubaza Bemba bya bindi. Munya ukastambwiye mu by'ukuri yego komana aho usigaye uri kunyanga gahoro gahoro. Rero nzi ko ndo ndahari konzi se gukunda kubunga. Sha nkunda kubunga ariko nyine uyu munsi nihaye agakonje. Sha Bemba uhise umujyana ntamubajije bya bindi. Sha ako se we na Bemba ubundi biti. Ko se wowe. Nose ubugira ngire. Akomenya baramukunze bwenda kuzagusaza. Nose nubizi. Na mu gitondo we. Nose nubizi ko basaza gize ukamufasha karimo ubundi mukabibye mukagana muri gukora. Reka nkubwire. Nureba Ketty ibintu mukoreye ahubwo shamva yumbwira aho guti ngaho mufasha imirimo mubone kuganira. Ese njya kubikubwira ubuzika ari umukozi aba yaraje kwicara ngaha. Sha nawe umusuzuguje mu maso rakabye. Sha pare sana basi njye nanzi kana direze. Sha reka ntahe. So kutashye vuba yego komana. Sha mpemba rero. Sananje utanyeneye kumva. Ariko nawe ndakubonye ahubwo. Reka ntabigene ngagenda. Nta nubwo mwerekeza nabonye usigaye utanyitaye. Ntari bireka ngusoze kuzashira. Yandebere ranshinga amatwi. Ntabwo se gahunda ngo ufite niyo mpamvu uri kunyirya akaguraho gutyo. Bakwemeza.